Igitondo cyiza nshuti bavandimwe, igitondo cyiza wakoze subscribe kuri Olivier Media TV, nyagasani nakomeze guhaza indoto zawe. Uyu munsi rero umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Adel Amarish yababajwe cyane no gutsindwa umukino wa mbere atoza Amavubi, aho agaragaza ko ari ikimwaro kuba abakinnyi be batakaje umukino bari bafitanye na Nigeria. Ibi yabitangarije kuri uyu wa gatanu tariki ya 21 Werurwe umwaka wa 2025 ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru cyagarukaga ku buryo yabonye umukino yatsinzwemo na Super Eagles ya Nigeria, Super Eagles ibitego 2-0. Adel Amarish yatangaje ko yatunguwe cyane no kubona stade Amahoro yuzuye abafana baje gushyigikira Amavubi, ariko nanone akaba yababajwe cyane no kuba atahabahaye intsinzi. We yivugiye ati mfite ikimwaro kuko sinkunda gutsindwa, si umuco wanjye. Ibyo kandi niko bimeze ku banyarwanda nabonye bakunda igihugu cyabo. Mu mukino bibaho, ariko nanone birababaje cyane kubona uyu musaruro na Perezida Paul Kagame yaje kudushyigikira. Yongeyeho ati ntabwo wahindura ibintu byose mu mukino umwe, igihari ni uko ngomba kubihindura cyangwa byananira nkafata umwanzuro akaba ari njye uhinduka. Umutoza yakomeje avuga ko yagaragaje ko muri uyu mukino yagerageje gutanga amahirwe ku bakinnyi bari benshi basanzwe bakinira Amavubi, cyane cyane abasanzwe bakina imbere mu gihugu, ariko abatamweretse umusaruro akaba nta cyizere abaha cyo kongera kubakenera, ahubwo azajya gushaka abandi hanze. Yongeyeho ko amakosa yabaye atazasubira mu mukino utaha u Rwanda ruzahuramo na Lesotho kuwa kabiri tariki 25 Werurwe umwaka wa 2025 kuri stade Amahoro. Kugeza ubu u Rwanda rufite amanota 7, rwamanutse ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'itsinda C mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, mu gihe Nigeria yageze ku mwanya wa 4 n'amanota 5. Stade wabonaga ko yari yuzuye abafana, stade wabonaga ko nubwo abasuyeyo nabo bari benshi, ariko byagaragaye rwose ko stade yari yuzuye abafana, nubwo wenda ari ukubera za gahunda zabaye zo kujya kuzana abafana mu makaritsiye atandukanye y'umujyi wa Kigali bakaza kwinjira ubuntu. Rwose abantu basubiyeyo ari benshi, nubwo wenda abo basubiyeyo bari benshi bahawe amahirwe yo kuzazana amatike yabo bari bafite, babuze uko binjira bakazajya kureba match y'Amavubi izakinamo na Lesotho kuri wa kabiri tariki 25. Ariko ibitangazamakuru byose nyine of course byakomeje kugenda bigaya mobilisation yakozwe mu bice bitandukanye kugira ngo abantu baze gushyigikira ikipe y'igihugu yabo Amavubi. Kumva ko ari ibintu nyine batabashije kumva cyangwa ngo babashe kuba byose babasha kubyakira, kuko ariko sinzi impamvu batabivuze. Nabo abantu batangiye kublaminga inzego zashyizeho iriya gahunda yo kugira ngo abantu baze kureba umupira, kandi mbere byarakozwe babyumve nabo bari kumobiriza, none bakaba batangiye kubikora ubu ngubu kuko babonye yuko hari abafana benshi basubiye hanze, basubiye iwabo batarebye match, bitewe nuko abo buntu wa mbere saa sita yari amaze kwinjira muri stade. Bitandukanye rero na wa wundi waguze itike uvuga ngo ndaza kugenda saa 11 cyangwa ndaza kugenda match itangiye, yumva ko ntacyo yikanga ari bugenda akinjira neza akareba umupira nk'uko bisanzwe, ntamenye yuko hari abantu benshi barenga 20,000 binjiriye ubuntu.
bari bagiye bava muri quartier zitandukanye z'umujyi wa Kigali. Ibyo byose nubwo rero Amavubi yatsinzwe ariko n'imiteguro urumva yuko ari ukuntu bitagenze neza. Reka twizere ko wenda bigiye kuzakosoka kuri la match izaba kuwa kabiri izahuza Amavubi na Lesotho. Ese noneho bavandimwe murabona Amavubi noneho azava imbere ya Lesotho azaduhoza amarira se nk'abanyarwanda yaturijije kuri uyu wa gatanu tariki 21? Reka tubitega amaso, reka turebe uko bizagenda kuko Bizimana ni umwana w'umunyarwanda. Murakoze, kora subscribe nimba ubishaka ndetse unatange comment na like, ni inkunga ikomeye kuri wowe kugira ngo dukomeze kubaka umuryango mugari wa YouTube channel yacu. Imana ibaho umugisha, ibaho ifunguro ribahaza, ntibahire batera umurengwe. Murakoze cyane, murakarama.